n'urwango kuko Satani ari umukozi w'umuhanga azi icyo abantu bakeneye cyiza cyatuma bazabona ubugingo buhoraho ashaka icyo akiguranisha kugira ngo abantu bazabubure niba ikimenyetso Yesu yatanze ikarite bakuye kugenderaho abakristo n'urukundo nkuko iyo umuntu agiye mu bihugu aba afite ibyangombwa agendeyeho icyo twe tubwirwa icyangombwa kizaturanga n'abandi bakabibona n'urukundo ariko Satani kuko ari umuhanga yarabiguraniye ashyiramo urwango noneho dukomeze haravuze ngo urwango Satani afitiye Kristo yagiye arugaragariza mu kwanga abayoboke be uko kwanga amahame akubiye mu mategeko y'Imana ayo matwara yo gushukana bituma ikinyoma kigaragara nk'aho ari ukuri bituma amategeko y'abantu asimbura y'Imana kandi bigatuma abantu baramya ikiremwa aho kuramya umuremyi bigaragara mu mateka yose y'ibihe byahise umwete Satani afite wo gusebya imico y'Imana kugira ngo atume abantu batekereza umuremyi wabo nabi bityo bakamwitwaraho bafite ubwoba n'urwango aho kumukunda umuhati we wo gupfobya amategeko y'Imana ngatera abantu kwibwira ko bafite umudendezo wo kutayakurikiza ndetse no kurenganya batinyuka guhangana n'ibinyoma bye yakomeje kubigaragaza byimazeyo mu bihe byose ushobora kubirebera mu mateka y'abakurambere ayabahanuzi n'ay'intumwa ayobowe n'Imana ayabahowe Imana n'abagorozi kwica amategeko bituma umuntu agirana ubumwe na Satani iyo umuntu yisha amategeko ngo bituma agirana ubumwe nande na Satani igihe umuntu yicaga amategeko y'Imana kamere ye yahirahindanye umuntu yunga ubumwe na Satani ntibanyuranya na gato umuntu akimara gucumura yari yinze ubumwe nande na Satani abatakinyuranya nawe urwango ruzahoraho igihe icyaha kizaba kiriho kwanga amahame aboneye y'ukuri kurenganya no gutoteza abaguhagarariye bizahoraho igihe cyose icyaha n'abanyabyaha bazaba kiriho abakurikira Kristo n'abakozi ba Satani ntibashobora na rimwe guhuza urwo nirwo rwango byibura twari twemerewe nk'abana b'Imana ariko ntabwo ari urw'umubiri ngo tudahuje ngo none se ngo niba yashoje nanjye ntabwo ndamuha oya Yesu ntabwo ari uko yavuze mbere uko igice cya 6:37 kumanura ahubwo yavuze ko dukunda n'abanzi bacu noneho hepfo harakomeje ngo gucyahwa bibyutsa urwango nkuko nababwiye no gucyaha bisigaye birabyutsa urwango kuko wamucyashye akakwanga aho kugukunda muri Bibiliya naho iryo somo ndumva bararitanze reka nifashishe telefone niyo yarimpa byihuse ngaho igitabo cya Hoseya igice cya 9 umurongo wa 8 igitabo cya Hoseya igice ni cya 9 umurongo wa 8 uhabona byihuse hadusomere abinyuma ngo turi kwigana ijambo rivuga ngo iki yego nahageze reka nihute Efurayimu uri umurinzi uheza Imana yanjye ubukira bategesha inyoni gutezwe mu nzira zose aho umuhanuzi anyura urwango rwawo ruramukurikirana no mu nzu y'Imana ye nasubira Efurayimu ni umurinzi uheza Imana yanjye ubukira bategesha inyoni gutezwe mu nzira zose aho umuhanuzi anyura urwango rwabo ruramukurikirana no mu nzu y'Imana kuko umuhanuzi ibyo ari kuvuga biri guhushanya n'ibyo bashaka kandi abantu mu minsi y'imperuka ngo bashaka kumva ibibaryoheye bibanejeje noneho hano haravuze ngo gucyahwa bibyutsa urwango umwuka watangije ubwigomeke mu ijuru uracyateza ubwigomeke ku isi gucyaha icyaha biracyabyutsa umwuka w'urwango no kwinangira uyu mwuka mwumvishe ngo watangiriye hehe watangiriye mu ijuru Satani aracyahwa arabyanga ahubwo ahitamo kwigomeka none ngo bwigomeke ngo no kwisi buri kuza bitewe nuko abantu bacyashwa gucyaha icyaha biracyabyutsa umwuka w'urwango no kwinangira iyo ubutumwa bw'Imana buburira abantu bugeze mu mitima Satani atera abantu kwitsindishiriza no gushaka ababashyigikira mu cyaha cyabo mu cyimbo cyo gukosora amakosa yabo barakarira ababacyaha nk'aho ari bo ntandaro y'ibibazo bihereye mu gihe cy'umukiranutsi Abeli ukageza nanone ubona umwuka wagiye ugaragarizwa abantu batinyuka gucyaha icyaha abantu b'Imana ngo dukwiye kureka iki nitureke urwango no kwihorera ibaze kugira ngo wange n'umuntu kuko yakubwiye atahura kugenda nabi ese murumva Satani atari kuduhumba amaso uyu mwuka niwe wawutangije hakurikiraho Gahini ubwo muri murera mubwira ati mbese ukoze nukora ibyiza ntuzemerwa ahubwo ahita mwica noneho ngo ni muri ubwo buryo
ngo mu cyimbo cyo gukosora amakosa yabo barakarira ababacyaha kaha aribo ntandaro y'ibibazo. Uhereye mu gihe cy'umukiranutsi Abeli ukageza none, uwo ni umwuka wagiye ugaragarizwa abantu batinyuka gucyaha icyaha. Ariko nabo ntabwo bari kubwirwa ngo batangire kubitinya, ahubwo nibagira umwete nibabaho bamenye yuko atari bo ba mbere bibayeho, sibyo? Noneho twise kuri page 543 baravuze ngo igomwa ribyutsa urwango. Ubwo turi kureba urwango icyo ruva herega. Nigomwa ubwaryo ngo ribyutsa iki? Urwango. Akaga yashyirwagamo n'ishyari yagirirwaga n'umwami byamwegerezaga Imana umurengezi we rukumbi. N'urukundo yakundwaga na Yonatani, uwo ni Dawidi. Akaga yashyirirwagamo n'ishyari yagirirwaga n'umwami byamwegerezaga Imana n'umurengezi we rukumbi. N'urukundo yakundwaga na Yonatani rwagize uruhare mu kurinda ubuzima bwe. Imana yakurikiranaga imigambi yari imufitiye, niyo yari ifitiye ubwoko bwayo. Uko urwango Sawuli yangaga Dawidi rwakomezaga kwiyongera, niko yarushagaho gushakisha uburyo bwose yakuraho ubuzima bwe, ariko nta mugambi we n'umwe wo kwica wasizwe n'Uwiteka wigeze wuzura. Ubona n'ubwo yamwangaga. Burya n'abatwanga ntabwo dukwiye kubagirira urwango. Dawidi yahoraga agenzwa na Sawuli ngo amwice, ariko nubwo yari abizi ntabwo yamugirira urwango. Ahubwo hari na henshi ntabwo turabijyamo ni byinshi, hari aho byabaye ngombwa rwose kabagabo bamubwiye ati wamwica sigwe mu Uwiteka ntiyamuduhaye, noneho aravuga ati hoya. Mu gitabo cy'abami n'abantu ze baravuze ngo no kuba yaragesheje ku mwambaro yari yambaye akawushaho yasigaye umutima namumurega. Hepfo harakomeje ngo Sawuli yiyeguriye gutegekwa n'umwuka mubi uramugenga, naho Dawidi yiringiraga Imana bifite ubushobozi bwo gukiza. Kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge, kandi Dawidi yahoraga asenga Imana ayisaba kumubashije kugendera imbere yayo atunganye. Kabone nubwo Sawuli yashakishaga uburyo bwose ngo arimbure Dawidi, ariko yaranamutinyaga uhereye igihe yamenyeye ko Imana iri kumwe nawe. Umucyaho w'imico mbonera wa Dawidi wabyutsaga uburakari bw'umwami, kuko yabonaga ko imibereho myiza ye yo kuba hamwe nawe byari umucyaho kuri we uhereye igihe babaniye, kuko yagaragazaga ko imico ye bwite ari mibi cyane. Hari igihe abantu bazakwanga bakuziza ukuri. Dawidi uyo Sawuli yabaga yahanzweho n'imyuka mibi yaramucurangiraga. Rero muri uko kumucurangira Sawuli akagera akaja ahita arakara akamutera icumu ndakarikweba. Ngo ni imico myiza ya Dawidi yabaga iri kurega Sawuli. Noneho ngo n'abantu b'Imana hari igihe bizaburyo, ariko bari kubwirwa ngo umucyaho w'imico mbonera ya Dawidi wabyutsaga uburakari bw'umwami, kuko yabonaga ko imibereho myiza ye no kuba hamwe nawe byari umucyaho kuri we uhereye igihe babaniye, kuko yagaragaraga ko imico ye bwite ari mibi cyane. Urwango rwo rwahinduye Sawuli umuhanya, nuko asigara afite ubwoba ko intebe y'ubwami izahabwa umunyantege nke woroheje Dawidi. Kuba twigeze kwigana turi gusoza isabato ndagira mwarabyumvishe ko webwe yavuze ati rwose n'ubwami uzabuhabwa. Banasezerana ati none numara kubufata izina ryanjye ntuzarisibanganye. Bitewe nuko yaramubwiye ati abo bantu bakubwira ngo nshaka kukwica barakubeshya, nari ngufite mu biganza ntacyo nagukoze, none umbeshyera iki? Umwami aramureba aramubwira ati undushije gukiranuka mwana wanjye. Ararira aramubwira ati rwose maze ko n'ubwami buzaba ubwawe. Kumbe abatugaragariza urwango nitubagaragariza urukundo nabo bazihana. Hepfo harakomeje ngo mbega ibyago bitagira ingano biterwa n'urwango. Urwango rwari mu mutima wa Sawuli nirwo rwateye Kayini guharugurukira umuvandimwe we Abeli, bitewe n'uko imirimo ya Abeli yari itunganye ndetse n'Imana ikayawemera, naho imirimo ya Kayini ikaba yari mibi, bityo Uwiteka ntamuha umugisha. Ishari rituruka ku bwibone, kandi iyo rihawe intebe mu mutima amaherezo ribyara urwango, narwo rukabyara guhora no kwica. Aha barabikurikiranyije neza. Ishyari bwa mbere rituruka ku mutima w'ubwibone. Kuba umuntu yibona adashaka kwagira umurusa mugirira ishari, sibyo? None iyo ishari rimaze kuza ngo ribyara urwango. Urwango iyo rumaze kuboneka rukabyara guhora. Iyo urukuhora bimaze kuboneka habonekamo no kwica. Satani yagaragaje kamere ye nyakuri ubwo yateraga Sawuli kurakarira utarigeze amugirira nabi. Amarangamutima y'icyaha, itegeko ry'Imana riciraho iteka ishyari, igomwa, urwango, ubucakura no kwihorera, irari ry'ibyiyumviro
bibyiganira mu mutima reka tubihuze. Bibyiganira mu mutima bitarahinduka ibikorwa. Itegeko ry'Imana riciraho iteka ishyari, igomwa, urwango, ubucakura no kwihorera, irari n'ibyiyumviro bibyiganira mu mutima bitarahinduka ibikorwa, kuko ubushake bwo kubikora bwari buhari ariko uburyo bwo kubikora bukaba bwabuze. Kumbe iyo umuntu agize irari ry'ibyiyumviro ry'ibyo ashaka gukora, ngo ubushake bwo kubikora bwa bwari, ngo ikiba cyabuze ni uburyo bwo gukora bikora. Noneho hepfo aravuze ngo kandi ibyo byiyumviro bibi bizahabwa agaciro ku munsi Imana izazana umurimo wose mu manza, igihishwe cyose ari icyiza cyangwa ikibi. Niyo mpamvu nabwo ibyo turi kwigana byose bishingiye ku mutima, kugira ngo umuntu yibuze urwango ni mu mutima niho bigomba guhera. Noneho haravuze ngo ubwicanyi buhera mu mutima. Ubwicanyi buhera hehe? Ushobora kuba yemwe ni nko kutabasha kuyica izosi nk'uko bajya babikora, sibyo? Hari ahantu nanyuze mbona umudamu akibye inkoko, ndavuga nti uyu mudamu ni intwari, sibyo? Impamvu mvuze gutyo, muna bazike sibo bake se cyane. None ngo ibaze kuba ni nko kutabasha kuyica, ariko Bibiliya yo wayisomeka kugira ngo wica abantu. Nose naho twasomye yuko uwanze mwene se aba ari umwicanyi. Noneho ngo ubwicanyi buhera mu mutima. Yesu asobanura buri tegeko ukwaryo. Yesu asobanura buri tegeko gute? Ukwaryo. Aho kuyagabanyiriza imbaraga zayo, agaragaza aho amahame ayakubiyemo. Reka turebe. Aho kuyagabanyiriza imbaraga zayo, agaragaza aho amahame ayakubiyemo agarukira, maze akanagaragaza ikosa ribi ryakorwaga n'abayuda banezezwaga no kwerekana kumvira kugaragarira amaso gusa. Aho yabivuze muri Matayo 5:47, yavuze mwe utekereza ko naje gukuraho amategeko, ahubwo naje ibyahanuwe n'amategeko, ahubwo naje kubisohoza. Ni ukuvuga ngo Yesu icyo cyari kimuzanye kwari kugira ngo twe kubahiriza amategeko gusa kubigaragarira inyuma. Si byaba byoroshera? Ati yasenze yanasenze, arakundana ajya nabiririmba. We ashaka ko no mu mutima bijyamo bikaba bidutuyemo. Hepfo aravuze ngo avuga ko igitekerezo kibi cyangwa se kureba ukifuza ari ukwica itegeko ry'Imana. Yesu aravuga ati kureba ukifuza ari ukwica iki? Igitekerezo kibi cyangwa se kureba ukifuza ikibi ari ukwica itegeko ry'Imana. Uwo ari we wese ugaragaraho uburiganya naho bwaba buto cyane aba yishe itegeko kandi aba yiyononye. Kwica bibanziriza mu mutima. Uwemerera umutima yo kugira igitekerezo cy'urwango aba yishize mu nzira y'ubwicanyi, kandi igitambo cye ni ikizira mu maso y'Imana. Ndahasubira ngo kwica kubanziriza mu mutima. Uwemerera umutima yo kugira igitekerezo cy'urwango, urwo nubwo yanga mwene se, nurwo yanga undi muntu wese, ngaba yishize mu nzira y'ubwicanyi, ubwo babaye mu mubare w'abicanyi. Ngo kandi igitambo cye ni ikizira mu maso y'Imana. Reka urwango no kugira iki? No kwihorera. Ibikorwa byose byo gukiranirwa bigendereye gukuraho ubuzima mbere y'igihe, umwuka w'urwango no guhora cyangwa guha intebe icyifuzo cyose kigamije kugirira abandi nabi, cyangwa itekerezo kidutera kwifuza kugira nabi, kuko umuntu wese wanga mwene se aba ari umwicanyi. Kwihugiraho nitwite ku bakene cyangwa babaye, ibyo byose ni ukwica itegeko rya 6 ku rwego runaka. Murumva mwese muhatsinze aha? Hatubwiye ngo iki? Ni uvuga ngo niyo twirengagije abamerewe nabi n'abababaye, ngo Imana idushyira ku rwego rw'ubwicanyi runaka. Harakomeje ngo Satani ateza urwango ashyizemo imbaraga. Satani we kuko azi umusaruro wabyo aruteza ashyizemo iki? Imbaraga. Iyo Satani yemerewe gutegeka ubushake, abukoresha mu gusoza imigambi mibi ye. Ahimba inyigisho zo kutizera kandi agakangurira umutima w'umuntu kurwanya ijambo ry'Imana. Akoresheje gushingiriza n'umuhati udacogora, Satani ashaka uko yinjiza mu bantu imbaraga ze bwite z'urwango zo kurwanya Imana, kandi agatuma bajya ku rugamba rwo kurwanya iby'ijuru ryashyizeho n'ibyo risaba, ndetse n'imirimo y'umwuka wera. Ashyiraho ingabo mbi zose munsi y'ibendera rye, maze akaziyobya akazijana mu rugamba rwo kurwanya icyiza. Murumva Satani ni umukozi w'umuhanga akoresheje kunyura muri iri jambo ryitwa urwango. Nahawe nahanjye kugira ngo twirinde kugira urwango mu mutima. Twabonye ko ugira urwango mu mutima aba ari iki? Aba ari umwicanyi.
icyaba kiruteye rwose ntabwo urwemerewe keretse kwanga ibikorwa bibi gusa, naho Imana nubwo yanga icyaha ariko yikunda umunyabyaha. Noneho hepfo harakomeje ngo isi yanze Kristo kuko yaranyuranyije nayo. Itandukaniro ry'imico ya Kristo n'iy'abantu bo mu gihe cye ryari rinini cyane, kandi kubera iyo mpamvu abantu baramwangaga, bamwangiraga ubugiraneza n'ubunyangamugayo bwe bwuzuye. Umukiza avuga ko abafite imico nk'iyo nabo bazangwa. Nubona bakwanze ntibizagutungure ngo nawe ubange, ahubwo uzavuge ngo Umukiza yaravuze ngo n'abafite imico myiza, abafite imico ihora ari nk'ibirego ku bandi, abo nabo bazangwa. Uko turushaho kwegera iherezo ry'ibihe, kwanga abigisha ba Kristo bizagenda birushaho kwiyongera. Uko tugenda turushaho kwegera iherezo ry'ibihe, kwanga abakozi ba Kristo bizagenda birushaho kugira iki? Niba kwanga ugatungurwa, uzaba utarabisomewe. Hepfo Kristo yambaye ubumuntu kandi yihanganiye urwango rw'abisi kugira ngo yereke abagabo n'abagore ko bashobora kubaho imibereho izira icyaha, ko amagambo n'ibikorwa n'intekerezo byabo bishobora kwererezwa Imana. Dushobora kuba abakristo b'intungane niba iyi ntambara igaragara mu mibereho yacu. Niba iyi mbaraga igaragara mu mibereho yacu, igihe umucyo mvajuru uzahora utumurikira, tuzagaragaza Kristo. Gukiranuka kwagaragaraga mu mibereho ye niko kwatandukanyaga Kristo n'abisi, kandi niko kwatumaga bamwanga. Ubwo nuzabona umuntu akwanga ntashya guhora, ntuzabitinde, ahubwo uzamuhata urukundo ngo kugeza ubwo natagukunda kubwo uri wazagukunda kubwuko umukunda. Aha niko bavuze, wenda rigiye turi buze kuhagera. Noneho ngo turi kwiga ijambo ritubwira ngo iki? Reka urwango no kwihorera. Umuntu w'Imana akwiye kureka urwango akareka no kugira iki? No kwihorera. Noneho kugira ngo tuze no kugera kuri kano kagingo kavuga kwihorera, iyi ni Rengera ubuzima volume ya 2 page 97, agiye kugaruka kuri wa mugabo uko Dawidi yabigenje kuri Sawuli bifite icyo byigisha. Uwiteka yaravuze yuko Sawuli agomba kwamburwa ubwami kubera kutumvira, nyamara Dawidi yamwitondeye bitangaje. Sawuli yinjiye mu buvumo ashaka kwica Dawidi, amusanze aho yari yihishe we n'abantu bari kumwe nawe. Dawidi yaravuze ati Uwiteka andinde kugira icyo mutwara kuko yamwimikishije amavuta. Amagambo yerekanye avuge muri make yo mwumva uko bimeze. Uwiteka yasezeranye Dawidi yuko azamuha ingoma, ariko hariho Sawuli yarakoze icyaha, harimo icyaha cyo gushikisha, harimo icyaha cy'uko atari yarimbuye abameleki nguko yari yatumwe. Noneho uwo wahawe ingoma yashyiraho imbaraga ze ngo ajye kumwirukana, ahubwo Sawuli aheraka ahigoma ati umuntu ushaka gusimbura ku ngoma ninde? We aramuhiga ngo amwice. Ese ntabwo rero yuko uri Dawidi wakifuza guhita umutanga? Ariko undi suko byagenze, yaravuze ati ntacyo nzamutwara. Igihe kimwe aramuhunga ahungira mu butayu bw'Enegidi, agezeyo yigira mu buvumo. Noneho ubwo Sawuli yaratabarutse avuye ku rugamba n'Abafilisitiya, noneho baramubwira ati rero wa mwanzi wawe Dawidi yihishe mu buvumo, yihishe mu butayu bwa Enegidi, araza agiye abwo agiye kumushaka mwica. Ibira yarabyise ngo nugutwikira ibirenge aho bari bageze, ubwo wenda bagiye kuruhuka. Noneho ahageze yinjira mu buvumo, kumubwo yinjiyemo nibwo harimo abagaragu ba Dawidi bari 300, gusa yarafite 3,000 hari. Ndi kwihuta kuko amasaha yagize. Noneho ubwo arahageze yemwe araryama arasinzira. Aharyamye ntimwumva ko Dawidi yaramufite kumwica? Abagaragu bati databuja atibuka ryaje mu Iteka yakubwiye ngo azakugabiza Sawuli, ubu ni iki gihe rero mwica? Ndati hoya Imana ibindinde. Noneho uyu murumva ko none hano baravuze ngo yamusanzeho yari yihishewe n'abantu bari kumwe nawe. Dawidi yaravuze ati Uwiteka ndinde kugira icyo mutwara kuko yamwimikishije amavuta. Tidukwiye kurakazwa nuko twagiriwe nabi koko cyangwa se kubyibwira gusa. Tidukwiye kurakazwa nuko twagiriwe nabi koko cyangwa se kubyibwira gusa. Inarige niwe mwanzi ukomeye dukwiye gutinya, nta kunesha gukomeye kwabana no kunesha inarige. Ngo ntabwo dukwiye kurakazwa nuko twagiriwe nabi cyangwa se ko twabyibwiye. Inarige niwe mwanzi dufite ukomeye. Tubereye guhesha abandi agakiza. Igihe twita ku byo gukiza abandi, turekeraho kwita ku mpamvu z'amanjwe zadutandukanya n'abandi. Ndahasubira, igihe twita ku byo gukiza abandi, turekeraho kwita ku mpamvu z'amanjwe zadutandukanya n'abandi. Kuko inshingano yacu ni gukiza abandi. Ubwo za mpamvu z'amanjwe za zindi zatuma dutandukana dukwiye kuzirinda kugira ngo duhuze nabo. Hepfo haravuze ngo ibyo abandi badutekerezaho ntibikwiye kugira icyo bitwara umwe dufitanye na Kristo.
ibyo abandi badutekerezaho ntabwo bikwiye kugira icyo bitwara umwe dufitanye nande na Kristo. Ntimugahora inzigo, mujye mukora ibyo mushoboye mutisha amategeko ababuza kwihorera. Ntimugahora iki inzigo, mujye mukora ibyo mushoboye ariko mutisha amategeko abagira iki ababuza kwihorera. Niba batuka, niba bakubita, mujye mukora ibyo mushoboye. Niba ari ukwiruka uziruke ariko wirinde kwihorera. Yefu aravuze ngo igihe hagize abakuvuga nabi ntukamere nkabo ngo basubize nk'ibyo bavuze. Gusubizanya neza bihosha uburakari. Rimwe na rimwe amagambo abwiye umuntu urakaye amwongera uburakari gusa, ariko iyo wihorereye umuntu urakaye uburakari bwawe ntibutinda gushira. Kwicecekera bifite imbaraga itangaje. Bafite umurimo wa Gikristo page 294 badusomera akajambo kari kwisubi ya 3 bumve uko katubwira. Tubonye ko ntabwo tukwiye guhora inzigo. Tugomba kujya dukora ibyo dushoboye byose ariko tukwirinda kwica amategeko atubuza kwihorera. Igihe hagize n'abatuvuga nabi ntitumere nkabo ngo tubasubize nabi. Igihe ubwo amagambo aryana yo kukunegura uje ukomeza itekereze ijambo ry'Imana gusa. Niba kubwira amagambo mabi akunegura naka yakuvuze yavuze gutya na gutya ngo ntuzagire ibindi utekereza, uje utekereza ijambo ry'Imana gusa. Muri wa Gikristo page 294 ku isubi ya 3. Ngaho twajyanye. Igihe ugiriwe nabi uje wibwira amasezerano meza avuga ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose abari we wiringira nawe azabisohoza. Wahabonye umutima ya 3. Reka mparebe. Umutima w'impuhwe ubugira neza no kubana neza n'abandi bishobora gukiza abayobye kandi bigatwikira ibyaha byinshi. Kwigaragaza kwa Kristo mu mico yanyu kuzagira imbaraga ihindura abo muhura nabo bose. Iki gihe turimo ngo ni igihe kibi kigoramye cy'ubugoryi. Abo duhura nabo baturushya, abo imirerere yabo ituma batabana neza n'abandi, ngo nitwagira umutima w'umuhwe tukabagira ubugira neza tukabana nabo neza, ngo bishobora gukiza abo bari barayobye kandi bizasaba ko dutwikira ibyaha byinshi. Kwigaragaza kwa Kristo mu mico yanyu kuzagira imbaraga ihindura abo muhura nabo bose. Mureke Yesu agaragare mu mutima wanyu uko bukeye nuko bwije, nibwo azerekanira muri mwe imbaraga irema y'ijambo rye, ari byo igitekerezo gituje cyemeza kandi gifite imbaraga kirema bundi bushya ubwiza bw'umwami Imana yacu mu mitima y'abandi. Abo twahura nabo bose nta rwitwazo ngo erega ngo uriya muntu ngaragoranye kubana nawe, ahubwo ngo tugomba kubana nabo bose. Hepfo kandi ikoreze Uwiteka urugendo rwawe bari we wiringira nawe azabisohoza, kandi azerekana gukiranuka kwawe nk'umucyo n'ukuri k'urubanza rwawe nk'amanywa y'ihangu. Wahaye abantu kudukandagiza amafarashi abahetse, twanyuze mu muriro no mu mazi, maze udukuramo dushyira ahantu h'uburumbuke. Kubera impuhwe z'Imana kenshi reka abo twiringira bakadutetereza kugira ngo turebe upfapfa bwo kwiringira umuntu. Uje wiringira Imana byuzuye kandi ubikore wicishije bugufi. Nabo wiringira ubona ko ari zo nshuti zawe z'imbere, hari igihe bakubabaza ujye uvuga ati ni Imana ishatse kunyereka upfapfa bwo kwiringira abantu, noneho ntucogore. Hepfo harakomeje ngo kwifuza kwihorera isoko y'urwango. Iyo umuntu yifuje kwihorera nakayangiriye nabi yamvuze nabi nanjye nzabivuga ngo iyo ni isoko y'iki y'urwango. Satani yarwanyaga icyo umwana w'Imana yavugaga cyose, kandi yakoreshaga abantu nk'abakozi be kugira ngo yuzuze imibabaro n'agahinda mu mibereho y'umukiza. Ubwo Yesu yaraje ku isi kugira ngo Satani abashe kumubabaza yanyuriye mu bantu. Ubucakura bwinshi n'ibinyoma yakoresheje kugira ngo akome umurimo wa Yesu mu nkokora. Urwango yagaragarije mu mutima w'abatumvira Imana, ibirego bye byuzuye ubugome. Yashinje Yesu warangwaga n'imibereho y'ubugira neza butagereranywa. Ibyo byose byakomokaga mu kwihorera. Umurimo w'ishyari n'ubugome, umuriro w'ishyari n'ubugome, urwango no kwihorera wagurumaniye Karuvari ku mwana w'Imana, mu gihe abo mu ijuru bose yitegerezaga ibyabaga bacecetse kandi banyenyeriwe. Noneho ni ukuvuga ngo urwango, iyo umuntu yifuje kwihorera ngiyo ni iki? Ni isoko y'urwango. Hepfo hari inama yahawe umudamu ngo wari ukiri muto, ufite ibyo ugomba gukora kugira ngo wihane wicishije bugufi, inyifato yawe itarimo ikinyabupfura ugaragariza imbere y'ababyeyi bawe. Ni ukuvuga ngo twavuze ko urwango rwose turarugerageza kuruvugaho. Hari ukuba wanga umuntu nanone ariko rimwe ukagaragara nk'umukunda ubundi ukagaragara nk'umwanzi. Nicyo abantu bari bashatse kuvugaho ngo ufite ibyo ugomba gukora
kugira ngo wihane wiciye bugufi inyifato yawe itarimo kinyabupfura ugaragariza imbere y'ababyeyi bawe. Iyo nyifato mbi ntigira impamvu ifatika yayisobanura. Ni umwuka wa Satani wirunduriyemo kuko nyoko atishimiye inyifato yawe. Ibyiyumviro byawe ntibigaragazwa no kwanga no gusuzugura gusa, ahubwo birangwa n'urwango n'ubugome n'ishyari bigaragara mu bikorwa byawe, bikabyara imibabaro no kurakara. Ntujya wiyumvamo amakene yo gutera ababyeyi bawe kwishima no kuborohereza imitwaro mu buzima. Ibyiyumviro byawe birahindagurika, rimwe na rimwe umutima wawe urakabakabwa, nyuma wababonaho ikitagushimishije ugahita uhinduka, kandi n'abamarayika ntibashobora kuwuteramo urukundo. Wigaruwe n'umudayimoni mubi, uri mubi, wuzuye urwango kandi uri umugome. Uyu mudamu ababyeyi be ngo hari igihe cy'agakabakabwa kumva yabagirira impuhwe akagira icyo abakorera, ariko wagira akantu gato bamukorera gatuma badahuza kikanga se kamubabaje, akumva ahise abanga neza. Rero nawe tamubwiye ngo umutima ngo wigaruwe n'abadayimoni, ngo ni mubi, ngo yuzuye urwango kandi ngo ni umugome. Imana yanditse amagambo yawe yose yo kubahuka n'ibikorwa byawe bibi bitarimo impuhwe ugirira ababyeyi bawe usabwa kumvira. Kandi nudasobanukirwa n'iki cyaha gikomeye maze ngo wihane, uzagenda urushaho guhenengera mu mwijima kugeza ubwo uzarekerwa mu nzira mbi zawe. Noneho abantu bakwiye kwirinda iki? Urwango. Hepfo twagiye tubihuza hagati y'urwango no kwihorera kubw'igihe. Ndibuze kwegera hepfo gato kwisubi ikurikiyeho. Umusaruro w'umwuka w'urwango: ntawe ushobora kwanga mwene se cyangwa umwanzi we ngo ntabe yikururiye gucirwaho iteka. Umusaruro w'urwango ni umwe, ni ugucirwaho iki? Iteka. Ngo ntawe ushobora kwanga mwene se cyangwa umwanzi we ntawe ushobora kwanga mwene se cyangwa umwanzi we ngo ntabe yikururiyeho gucirwaho iteka. Niba hari umwanzi wawe wanga, menya ngo urukwikuriraho gucirwaho iteka. Niba hari mwene so wanga, yaba muhuje kwizera, yaba ari wo ku mubiri, menya ngo urukwikuriraho kugira iki? Gucirirwaho iteka. Kwihorera ntibizana kunyurwa. Mwibuke ko amagambo yo kwihorera atigeze na rimwe aho umuntu icyizere cyo kwegukana insinzi. Reka Kristo aje avugira muri wowe, ntukibuze imigisha ikomoka mu kwibuza gutekereza ibibi. Ndahasubira. Mwibuke ko amagambo yo kwihorera atigeze na rimwe aho umuntu icyizere cyo kwegukana insinzi. Reka Kristo aje avugira muri wowe, ntukibuze imigisha ikomoka mu kwibuza gutekereza ibibi. Iyo umuntu yibujije gutekereza ibibi, hari imigisha ngahabwa. Iyo migisha ngo ntabwo dukwiye kugira iki? Kuyibuza. Noneho iki gitabo n'ubundi niho dusubiye page 99, rengera ubuzima, muzingo wa 2. Haravuze ngo kwisubiye 2, ntidukeneye kubika ngo dore twibuka ibigeragezo n'imibabaro twahuye nabyo. Ibyo byose byandikwa mu bitabo byo mu ijuru maze bakabibika. Ngo ngwiki ngomba kubika no kwibuka ibigeragezo twahuye nabyo. Niba ubwo hari ibigeragezo wahuye na erega iki ujye guhora n'ikigeragezo kinyurira ku muntu, kinyurira ku nyamaswa. Ibyo ntabwo dukwiye kugira iki? Guhora tubyibuka. Turamutse duhugiye ku bintu bidashimishije, ibyiza byinshi twabyibagirwa. Nubugira neza bw'Imana buduhora iruhande, n'urukundo abamarayika batangarira rwa rundi rwatumye Imana itanga umwana wayo ngo adupfire. Ngo turamutse duhugiye kuri ibyo byose twakibagirwa urukundo rw'Imana rwatumye itanga Yesu ngo adupfire, twakibagirwa n'ibyiza byinshi twakorewe. Noneho hepfo, igihe wumva ko urusha abantu bose ibigeragezo bikomeye, uje wibuka ko ufite amahoro atazwi n'abandi banga kwikorera iyo mitwaro. Ngigihe wumva ko urusha abandi bose ibigeragezo bikomeye, uje wibuka ko ufite amahoro atazwi na babandi banga kwikorera iyo mitwaro. Igihe wumva ko udakeye mu mutima kandi ntuba ufite umunezero, ntukaganira ibyo wibwira. Kuba udakeye mu mutima utanezerewe ngo ntukagire iki? Ntukabiganire, ntugashyira abandi mu mubabaro. Idini ikonje itaranganwa agashyuhe k'izuba ituma abantu bimura Kristo. Mu cyimbo cyo gutekereza iby'ingorane zawe, jya utekereza ibintu byinshi bihamya ko Imana igukunda cyane. Kwizera gutuma umuntu yihangana ibigeragezo. Yesu niwe mucabanza utuburanira, ni umuhuza uduhesha ibyacu byose. Hakurya gato page 100, igihe tuzirikana ko Imana itwihanganira,
ntitwabasha guciraho abandi urubanza cyangwa se kubarega. Nujya ushaka kugira uwo ucira urubanza, ushaka kumva ko ufite icyo umushinja, ujye ubanza wibuke nawe yuko Imana igira iki, ikwihanganira. Noneho turi kwigana ijambo ritubuza kugira urwango no kugira iki, no kwihorera, kwijimisha ubushobozi, kwibona, kwikunda no kwikubira. Urwango, igomwa n'ishyari byijimishije ubushobozi bwo kwiyumvisha, maze ukuri kwashoboraga guhindura umunyabwenge binyuze mu gakiza kwatakaje imbaraga zo kwigarurira no kuyobora intekerezo. Ahantu reka amahungu hari izuba riri gutuma ntabasha gusoma neza, ngo kwibona, kwikunda, kwikubira, urwango, igomwa n'ishyari byijimishije ubushobozi bwo kwiyumvisha, maze ukuri kwashoboraga guhindura umunyabwenge binyuze mu gakiza kwatakaje imbaraga zo kwigarurira no kuyobora intekerezo. Noneho hepfo, amavuta y'urukundo akuraho gusharira kose. Abantu ngo barasabwa kugira amavuta y'urukundo ngo niyakuraho kugira iki, gusharira kose. Ntukemere ko ibyiyumviro byawe ko bibyara, ntukemere ibyiyumviro byawe ko bibyara ubugome. Tinya ko igikomere cyawe cyahinduka umufunzo, kandi ntukavuga amagambo mabi yanduza abayumvishe. Ntukomeze kwemera ko ibitekerezo by'ubugome byuzura mu bwenge bwawe. Genda ushake mwene so umugezeho, kuko ubyumva wicishiye bugufi kandi uvuga ukuri. Ngo jya utinya yuko igikomere cyawe cyahinduka umufunzo, kandi ntukavuga amagambo yakwanduza abagize iki, abayumvishe. Umuntu w'Imana agomba kwirinda amagambo yakwanduza abagize iki, abayumvishe. Mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo, reka nze kugira ijambo mpasoma, aha turi buze kuhagaruka, ntabwo turatinda. Urarangara arajya kumva yumve tuvuze ngo turasoje. Abinyuma ngo turi kwigana ijambo rivuga ngo iki, reka urwango no kwihorera. Babandi bakwanga ntukabitura urwango, kandi n'abakugirira nabi ntukabiture kubagirira nabi, n'abagucyaha ntuzabange kuko bagucyaha, ahubwo uzabakunde, kuko tubonye ko ari ibyahanuwe yuko urwango ruzahagurukizwa abantu bacyaha. Igitabo cy'urugo rwa Gikristo, reka mbaye nkigezeho. Muri hangana gato kugira ngo manze kuhagera. Ni urugo rwa Gikristo, page muri telefone ni page 384, ariko ikigwa cya 71. Page 381, ikigwa cya 71 niho turi buze gusoma. 381 haravuze ngo niho reka ndebe kugira ngo umukristo nyakuri wese, ikigwa ni cya 70. Umukristo nyakuri agomba gucya mu maso. Umukristo nyakuri agomba kugira iki, gucya mu maso. Ntukemerere ingorane n'amaganya bya buri munsi kuburagiza intekerezo zawe no kwijimisha mu maso hawe. Nuramuka ubikoze, buri munsi hazajya havuka ibyo kubarakaza. Buri munsi hazajya havuga ibyo kubarakaza no kubaremerera. Ubuzima buba icyo tubugize cyo, kandi tuzabubonamo icyo tubushakamo. Reka aya magambo nyasubiremo kugira ngo ahuzwe neza. Ntukemerere ingorane n'amaganya bya buri munsi kuburagiza intekerezo zawe no kwijimisha mu maso hawe. Nimuramuka mubikoze, buri munsi hazajya havuka ibyo kubarakaza no kubaremerera. Ubuzima buba icyo tubugize cyo, kandi tuzabonamo icyo tubushakamo. Nitwimenyereza kugira agahinda no guhangayika, niba intekerezo zacu zifite akamenyero ko gutubura ingorane zoroheje, tuzahura nazo bihagije mu nzira zacu kubo kuzitekerezaho no kuziganiraho. Ariko niturebera ibintu mu ruhande rwiza, tuzabona ibyatuma ducya mu maso kandi tunezerwa. Nidukwirakwiza kumwenyura, natwe tuzamwenyurirwa. Nituvuga amagambo meza kandi anejeje, natwe tuzayabwirwa. Menya ko aho hose unyura, nukwirakwiza kumwenyura, nawe uzamwenyurirwa. Nukwirakwiza amagambo mabi, nawe niyo azakugarukira uyabwirwe. Igihe abakristo bagaragaje ko bijimye kandi bacogoye nkaho bizeye ko nta nshuti bafite,
baba baha iyobokamana ishusho ihindanye. Bamwe bikwiye gucya mu maso, bamwe bibwiye ko gucya mu maso bidahamanije n'icyubahiro cy'ingeso z'umukristo, ariko ni ifuti. Ijuru ryose ryuzuye umunezero. Unyuguti ni butoya cyane, niyo mpamvu nitugumana mu ntekerezo ibyishimo byose by'ijuru kandi tukabigaragariza mu magambo yacu no mu mitwarire yacu, tuzarushaho kwemerwa na Data wo mu ijuru kuruta uko twaba twijimye kandi tubabaye. Aho ubana nabo bahora bakwishimira mu maso, we ntuzajya ubijimira kugira ngo bitazakugarukira. Umuntu w'Imana agomba guhora akeye hehe mu maso. Kugira ngo ubashe gucya mu maso rero nuko uzaba udafite urwango, kandi biragoye gukera umuntu mu maso uhora kwijimiye. Ariko niyo ntambara muri iki kitabo batubwira ngo muri Rengera ubuzima tuvuga ngo urukristo ni urugendo kandi ni intambara. Muri iyo ntambara nta usimbura undi, yaba umubyeyi ntasimbura umwana we, yaba umwana we ntasimbura umubyeyi we. Murumva ni urugamba rukomeye, ariko ngo tugomba kugira iki? Kururwana. Ikindi gitabo nshaka gusoma ni igitabo cyitwa Imibereho Yejejwe. Hari agapaje nkeneye ko tuza gusomaho amagambo make, mureke naho mpagere kugira ngo tuze kuhasoma. Ariko nihatinda kubwo kwanga kubatindira naho hari igihe biraba ngombwa ko dusoma ahandi. Ndabona hari kuntinza, ndibuze ko haba hanimpagera. Haratinze, reka ntaza gukererwa, reka mpareke, ariko turi buze kuhagera n'ubundi tunyure mu bindi bitabo. Dusubire ya page aho twari tugeze. Haravuze ngo ese turi kujyana mwese cyangwa ndi gusoma nihuta cyane bamwe bagasigara? Aya masaha ni adusaba kwihuta n'ubundi. Haravuze ngo kamere ntukemere ibyiyumviro byawe ko bibyara ubugome. Tinya ko igikomere cyawe cyahinduka umufunzo, kandi ntukavuga amagambo mabi yanduza abayumvise. Ntukomeze kwemera ko ibitekerezo by'ubugome byuzura mu bwenge bwawe. Genda ushake mwene so umugezeho uko ubyumva, wicishije bugufi kandi uvuga ukuri. Ijuru ryose ryitaye ku kubona uwahemukiwe n'uwahemutse bahura bakaganira. Ijuru ryose ngicyo ryitaye ngo nukubona uwahemukiwe n'uwahemutse bahura bakagira iki? Bakaganira. Ubwo niba bavuze ngo babyitayeho nuko ari ibintu by'ingenzi kandi ni byiza. Ubwo rero nuje umwana umuntu yaguhemukiye ujye uhita wibuka ngo baradusomeye ngo ijuru ryose ngicyo ryitayeho ngo nuko uwahemukiwe n'uwahemutse bahura bakagira iki? Bakaganira, ibyo bapfuye bakabitunganya, bakavaho bumvikanye. Icyo nicyo ijuru rishaka. Rya somo nari mbanje kubura n'ubugingo bwejejwe, page 48 muri telefone niho nshaka kugira ngo tuze kuhasoma. Page 48 ubugingo bwejejwe. Imibereho yejejwe, page 48. Haravuze ngo abakunda Imana bitarimo uburyarya bazagaragaza ubushake bwo kumenya icyo ishaka kandi banagishyire mu bikorwa. Abantu bakunda Imana ariko bikaba bitarimo uburyarya bazagaragaza ubushake bwo kumenya icyo ishaka kandi banagishyire hehe? Mu bikorwa. Intumwa Yohana uwo inyandiko ze zibanze cyane ku rukundo agira ati kuko gukunda Imana ari ni ukwitondera amategeko yayo. Umwana ukunda ababyeyi be azerekana urwo rukundo binyuriye mu kubumvira, ariko umwana wikunda w'indashima ashaka gukorera bike ababyeyi be, nyamara akumva yifuza guhabwa amahirwe angana n'ayumvira kandi ukiranuka. Ni nako bimera mu bavuga ko ari abana b'Imana. Aya magambo mureke nyasubiremo. Umwana ukunda ababyeyi be azerekana urwo rukundo binyuriye mu kumvira, ariko umwana wikunda w'indashima ashaka gukorera bike ababyeyi be, nyamara kumva yifuza guhabwa amahirwe angana n'ay'umwana wumvira kandi ukiranuka. Ni nako bimera mu bavuga ko ari abana b'Imana. Benshi mu bazi ko bariho kubw'urukundo n'uburinzi bwayo kandi bifuza guhabwa imigisha nayo,
ntibishimira gukurikiza ubushake bwayo, babona ko ibyo Imana isaba bibabuza umunezero n'amahoro, amategeko yayo akababera umutwaro uremereye. Ariko uwifuza kwera by'ukuri mu mutima no mu mibereho ye anezezwa no gukurikiza amategeko y'Imana, ahubwo agaterwa agahinda nuko atayakiranukira kuko bikwiriye. Ahantu umutwaro uvuze ngo ni ugukunda Imana n'abantu. Kugira ngo umuntu abashe gukunda Imana ngo nuko abanza gukunda mwene se yabonye. Ubwo uri kumwanga ese muzajyana muri hejuru? Si ikibazo cyo kwibaza. Uri kwanga umuntu, uri kumwanga, hari icyo mupfa nangwa naba ntacyo, ariko uri kuvuga ngo tugiye mu ijuru rimwe. Ese mu ijuru hari akavuyo kazabayo? Nta mwanzi nta muntu uzajyana n'uwo yanga mu ijuru. Ubwo nuje ubona bigenze bityo ujye umenya ko uri kwivana mu murongo. Abantu dukwiye no kugira umutima wo gukunda umwanzi. Si umwanya dufite mu isi, si uko twavutse, si ubwene gihugu cyangwa se amahirwe y'ibyiyobokamana dufite bitugira abagize umuryango wo mu ijuru, ahubwo ni urukundo ruhuriza hamwe n'abantu bose. Ndahasubira, si umwanya dufite mu isi, si uko twize, si uko tutize, si ibyo dushoboye, ngo si nuko twavutse, si ubwene gihugu aho twavukiye, si amahirwe y'ibyiyobokamana dufite bitugira abagize umuryango wo mu ijuru. Ahubwo ngo ni iki? Ni urukundo ruhuriza hamwe abantu bose. Tuvuze urukundo gusa ntabwo byaba bigezweho, abo ni urukundo ruhuriza hamwe abantu bangana iki bose. Kandi mu gitabo cy'ubutumwa bwatorije volume ya 2 ho baratubwira ngo ibanga ry'urukundo, ibanga ry'ubumwe mu bizera ni urukundo. Abantu ubwo babasha kugirana ubumwe. Hepfo harakomeje ngo aho yemwe n'abanyabyaha bafite umutima udashikamye mu mwuka w'Imana nabo bakwiye kugaragarizwa ubugira neza, kugeza ubwo nk'uko banga bazagera ubwo banakunda n'ababakunda. Ndahasubira, yemwe n'abanyabyaha bafite umutima udashikamye mu mwuka w'Imana nabo bakwiye kugaragarizwa ubugira neza, kugeza ubwo nk'uko banga bazagera ubwo bakunda n'abagira iki n'ababakunda. Nibuke Yesu yarabivuze yuko ngibyo n'abanyabyaha barabishobora kuba yakunda umukunda, turamutse umuramutsa byamunanira. Ngo nawe rero numukunda nawe azagera gukunde mu rwego rw'abamukunda nubwo we yabanje kukwanga. Hepfo harakomeje ngo ariko umwuka w'Imana wonyine uzatuma bakunda abanzi babo. Ariko umwuka w'Imana rero uzatuma abantu bakunda abanzi babo, kuko kugaragariza ubugira neza indashima n'abagome, gukora ibyiza udateganya kuziturwa, ngibyo ibimenyetso simusiga biranga abaturage bo mu bwami bwo mu ijuru, kandi nibyo abana bisumba byose berekaniraho gusa n'Imana kwabo. Ngo kugaragariza ubugira neza indashima n'abagome, gukora ibyiza udateganije kuziturwa, ngibyo ibimenyetso simusiga biranga abaturage bo mu bwami bwo mu ijuru, kandi nibyo abana bisumba byose berekaniraho gusa n'Imana kwabo. Ubwo ibyo utabigize uzamenye ngo ntaho ufite werekaniraho gusa n'Imana kwawe. Ngo turi kwiga ijambo ritubwira ngo iki? Reka urwango no kugira iki? No kwihorera. Abantu b'Imana ngo dukwiye kureka urwango no kugira iki? No kwihorera. Ukugiriye nabi ukamugirira neza. Ntutegereze kumwihoreraho, kuko ngo ibyo ntabwo ari byo Imana ishaka. Hari page nshaka kugira ngo tuze kuyisoma andi magambo, ariko tugerageza n'ubundi kwihuta kuko bwakeye. Reka ndebe iyo page nshaka, page 513, intekerezo imico n'umuntu volume ya 2 nicyo turi gusomamo. Haravuze ngo kuba umwe n'Imana bizana ubumwe. Imana yuzuye ubugira neza, imbabazi n'urukundo. Abafitanye isano nayo by'ukuri kibagirana amacakubiri hagati muri bo. Imana ngo abafitanye isano nayo by'ukuri ngo ntibazagirana amacakubiri hagati hehe? Hagati muri bo. Mwuka wayo nuyobora umutima uzawuteramo kumvikana, uteremo urukundo n'ubumwe. Mu bana ba Satani ho n'ikinyuranyo, umurimo we nukubyutsa urwango, intonganya n'ishyari. Ndabaza mu izina ry'Umwami wacu muvuga yuko mukurikiye Kristo, nizihe mbuto mwera? Nimunsubize buri wese yisubize. Tubonye ko abari ku ruhande rw'Imana muri bo nta macakubiri haba, ngo kuko umutima ubuyobowe n'Imana ngo haba harimo kumvikana, harimo n'urukundo, harimo n'ubumwe.
ariko mu bana ba Satani ni ikinyuranyo kuko haba harimo urwango, intonganya n'ishyari. None ikibazo kiri kutubaza ngo mwe muvuga ko mukurikiye Kristo, muri izo mbuto mwera izihe? Ngaho uretse nigenzo areba imbuto yera, areba uruhande ahagazemo. Noneho hepfo gato umuntu ubiba imbuto zo kutumvikana n'umwiryane mu mutima we azasaruramo imbuto z'urupfu. Igikorwa cyose cyo gukeka ibibi ku bandi giteza imbere icyo kibi mu wagiketse. Satani azenezezwa n'amacakubiri. Satani ashaka ubudatuza, kubiba kutizerana, kudahuza, ubucakura n'ubugome mu bwoko bw'Imana. Ngo Satani ahora ashaka ubudatuza, kubiba mu bwoko bw'Imana, kudahuza, kutizerana n'ubucakura ndetse n'ubugome. Tuzageragereshwa kwibwira nta mpamvu ifatika ku burenganzira bwacu bwakandagiranywe. Amacakubiri, impaka n'imanza hagati y'abavandimwe ni igisebo ku murimo w'ukuri. Abagenza batyo batera itorero kwisekerwa n'abanzi kandi ntishobore kunesha imbaraga z'umwijima. Bongera gutoneka inkovu za Kristo kandi bakamukoreza isoni ku mugaragaro. Mureke abantu b'Imana tureke urwango no kugira iki no kwihorera. Hakurya gato page 514 aravuze ngo ubusigiye cy'amakimbirane n'inzangano. Abagore n'abagabo bavuga ko bakorera Imana baje bishimira kumara igihe cyabo mu itagira umumaro, banezezwa no kutumvikana na bagenzi babo. Iyo aba bari biyeguriye byuzuye mu murimo w'Imana, ntibagaconcomeranye ngo bamere nk'umuryango ufite abana b'indakoreka. Buri wese yahugira mu gukora. Mwene data yatubwiye yuko buri wese agomba gukora. Kumbe igituma ngo mu matorero hari kubonekamo kutumvikana kw'abizera nuko buri wese ntabwo afite icyo akora. Ngo Satani yabonye umuntu abuze umurimo, amaboko yabuze umurimo ayaha akazi. Buri wese yahugira mu gukora. Buri wese yaba ari mu birindiro yashinzwe, akorana umutima we wose n'intekerezo zose nk'umuvuga butumwa wamamaza umusaraba wa Kristo. Abakozi b'Imana bari kuja mu murimo baherekejwe n'amasengesho n'ubufatanye bw'itorero bikangutse. Bari kuvana kuri Kristo amabwiriza yo kubayobora kandi ntibakagizaga ko kujya impaka no gushwambagurana. Twe gupfa ubusa. Yaba buri wese yakinguraga idirisha ry'umutima we ku ruhande rwerekeye mu ijuru, agakinga uruhande rwacu rwerekeye mu isi. Mwuka w'urukundo n'ubuntu bw'umukiza wacu Yesu Kristo byahuza imitima yacu. Muzibukira amakimbirane. Imbaraga y'ubumuntu bw'Imana izakora mu mutima byinshi birenze ibyo wakorewe n'ibiganiro mpaka byo mu buzima bwose. Mureke tumenye ko icyo Imana ishaka nuko mu bwoko bwayo habamo iki, habamo urukundo, kuko nicyo kimenyetso yasize kizaranga abayo. Nkuko nababwiye nyine ntabwo turatinda, ntabwo ko turasoma amagambo make tukagira iki tugasoza. Mureke tumenye ngo Imana irashaka ko buri wese areka iki urwango. Dushoreje kuri iri somo nagiye mvugaho amace ariko ntabahaye aho ryanditse. Reka turisome abari byo dusorezaho. Ni igitabo cya Ruka igice cya 6. Ngaha rwose reka turebe. Ngaha igice cya 6 umurongo wa 27 aravuze ngo ariko ndababwira ukuri mwebwe abumva mukunda abanzi banyu mugire neza babanga. Ariko ndababwira ninde uri kubivuga ibi? Ni Yesu. Ariko ndababwira mwebwe abumva, ubwo hari abatumva. Noneho mwe muraha mukamuvuga ko mwumvira ukuri ngo nimukunda abanzi banyu mugire neza babanga, mwifurize neza abavuma, musabira ababagirira ababangiriza. Ugukubise mu musayo muhindukire n'uwa kabiri, uzakwaka umwitero ntuzamwima ikanzu. Ugusabye wese umuhe, unyaga ibyawe ntuzabimwaka ukundi. Kandi uko mushaka abantu babagirira aba ariko namwe mubagirira. Nimukunda bakunda muzashimwa iki? Ni ikibazo. Mbese nimukunda bakunda muzashimwa iki? Abanyabyaha nabo ko babakunda. Sara umuntu ni wakunda umuntu mukunda, amuzanira agapfukire akaza yabyaye akajya kumusura, nuko kumukunda bizamunanira n'ubwo bomba ari abasinzi. Natwe ngo nituduramuka dukundanye twubwacu gusa tuzaba tumeze nka bibyo, ntabwo twabigororerwa. Aho tuvuze ngo twangane, ariko aho nta yindi ngororano ibihari, ahubwo mwumve ko bavuze ngo nimukunda bakunda muzashimwa iki? Abanyabyaha nabo ko bakunda babakunda. Kandi nimugirira neza abayibagirira muzashimwa iki? Abanyabyaha nabo nuko bakora. Kandi nimuguriza mutekereza ko bazabaguruzurira muzashimwa iki? Abanyabyaha nabo nuko baguriza abandi banyabyaha kugira ngo bazaguzurirwe ibihwanye n'ibyo baguzurije babagujije. Ahubwo mukunda abanzi banyu mubagirire neza, muguriza abantu mudatekereza ko bazabishyura,
nibwo ingororano zanyu zizaba nyinshi namwe muzabana bisumba byose kuko igirira neza babe n'indashima mugirana imbabazi nk'uko na so mu ijuru azigira. Bivuga ngo umuntu azagira ineza atagira abamugirira neza gusa ahubwo n'abayimugirira nabi n'abagiye mu kuguriza ye kuguriza bazamuguzurira gusa. Iyo somo muzabisobanuza Ezekiel igice cya 18 umurongo wa 8. Reka tuwasome kugira ngo naho abantu baze kubumva neza. Ezekiel igice cya 18 kandi turi gushira ku musozo. Igice cya 18 umurongo wa 8 haravuze ngo kandi ntukagurize kubona indamu y'ubuhenzi cyangwa kwaka umuntu ibirenze urugero ahubwo ukarinda ukuboko kwawe kibi kandi umuntu uburana n'undi ukabacira urubanza ukagendera mu mategeko yanjye. Ariko reka ndituruke ruguru kugira muryumve neza, sibyo? Reka dore kuri gatanu ndabisoma nihuse kugira ngo iri somo muryumve neza. Aravuze ngo ariko umuntu niba ari umukiranutsi agakora ibitunganye bihwanye n'amategeko kandi akaba ataragaburiye imandwa ku murinzi ushinzwe mu mpinga y'umusozi n'ibigirwamana by'inzu ya Isirayeli ntabyuburira amaso kandi akaba atanduza umugore w'umuturanyi we ategereye umugore uri mu mugongo ari ntawe yagiriye nabi ahubwo akaba yarashubije ingwate wayimugwatirije kandi ari ntawe yariganije ahubwo akagaburira abashonje akambika n'abambaye ubusa kandi ntagurize abantu kubona indamu y'ubuhenzi cyangwa kwaka umuntu ibirenze urugero ahubwo akarinda ukuboko kwe ikibi kandi umuntu uburana n'undi akabacira urubanza rutabera akagendera mu mategeko yanjye agakomeza amateka yanjye kandi akaba umunyamurava uwo aba ari umukiranutsi ni ukuri abaho niko umwami w'Iteka avuga. Ni ukuvuga ngo no mu gihe tuguriza abandi igihe uguriza mugenzi wawe n'umuguriza kugira ngo aguhe inyungu uzaba umukoreye neza ariko nta ngororano yo mu ijuru ihari kuko ni inyungu sibyo se. Uramugurije niba ari umutwara azakungukira 1000 nta kibazo azakiguha unamubwire neza ko yarayakeneye ariko ingororano yo mu ijuru yo ntabwo ihari ubikoze nkuko n'abanyamahanga abandi bose babikora. Niba ushaka ingororano ubuzamuguza nta nyungu ushizeho. Ndumva aha hasobanutse. Mureke tumenye ngo tugomba gukunda abadukunda ndetse n'abanzi bacu ntitubirengagize. Ariyo mpamvu biri tubwira ngo mukundane ngo urukundo murwongereho urukundo. Ukunda bene data murwongereho urukundo. Ngo nyuma yuko dukundanye nka bene data duhuje kwizera tugomba no gukunda n'abanzi bacu tugasabira n'abatwagiriza. Ngaho Imana ibane natwe iturinde kugira urwango rwo mu mutima ko twabonye ko urufite wese aba ari umwicanyi kandi giturinda no kwihorera tubisabirane mu izina rya Yesu. Amen. Mwiriwe mwese namwe abaryamye mwiriwe ngaho muhaguruke mukanguke mwere kuryamba muhaguruke byagenze ute